Vuga ngo ikintu cya mbere Kristo yakoze yahamagaye intumwa, yahamagaye abigishwa be. Murabazi bari 12, niko bimeze. Muri 12 harengagaho akagira abandi 70. Turacyari kumwe, muri 70 hakabamo abo 12 babaga bari kumwe nawe cyane. Ariko nanone wakwegera imbere ugasanga harimo batatu babaga bari kumwe noneho cyane birushijeho. Turacyari kumwe. Tubona ko ikintu gikomeye Bibiliya ivuga, yavuga ngo yarabahamagaye tugumane cyane. Don't be distracted. Ndakwinginze tugumane cyane. Yavuga ngo amaze kubahamagara, muri kunyumva mwese, hari ibintu bibiri byabaye. Kimwe byari ukugumana nawe. Ndasubiramo. Abo yahamagaye baraje ngo bagumane nawe. Ikintu ndashaka ko mucyumva mu buryo nshaka ko mucyumvamo. Ndasubiramo. Aravuga ngo ahamagaye abo 12, ikintu nyamukuru mbere na mbere cyari ukugumana nawe. Mwanyumvishe neza. Abakuyeho bari nimba mwibuka ijambo yabwiye Petero na bagenzi be ku mazi. Yarababwiye ngo uyu munsi ndahindura umukoro wanyu. Mwarobaga amafi ariko nshaka kubagira abarobyi b'abantu. Do you remember? Murabyibuka? Amaze kuvuga icyo kintu yatangiye kugumana nabo. Kugumana nabo bivuze iki? Iyo tuje mu bwami bw'Imana duhamagarirwa kuba ababibyi, ntabwo umukoro wa mbere ari ukubiba. Umukoro wa mbere ni ukugumana nawe. Ndasubiramo. Umukoro wa mbere iyo Kristo aguhamagaye ntabwo ari ibikorwa n'imirimo yawe ugomba gukora. Icya mbere Bibiliya itubwiye abahamagara bagombaga kubana nawe. Hanyuma mu kubana nawe no kuvuga ngo nzakomeza ngende ndeba imyitwarire yanyu. Uko mbana namwe nzagenda nsuzuma, nimumara kugwiza imbaraga mukagwiza ubushobozi, noneho nzabatuma kugira icyo mukora. Ariko ntabwo dutangirira mu gukora, dutangirira mu kugumana nawe.